Halo, muraho neza, nshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana kandi bakunzi ba Many Gadizi Ministry, Yesu nashimwe kandi umwami wacu w'icyubahiro ahimbazwe cyane. Ndabasuhuje cyane kandi mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ndetse no kuri iyi channel. Ndabasabira umugisha kubwo gufungura iyi video mureba ijambo ry'Imana. Uyu munsi umwuka w'Imana duha ijambo turi busange mu byahishuwe ibice bibiri umurongo wa 18 tugiye kwisoma twihuse, turaza gusenga nyuma yaryo. Ni ijambo rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Tuwatira. Wandikire marayika w'itorero ry'i Tuwatira uti: umwana w'Imana ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro n'ibirenge bye bigasa n'umuringa w'umuteka aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe no kwizera kwawe no kugabura kwawe no kwihangana kwawe, n'uburyo imirimo yawe ya nyuma iruta iya mbere kuba myinshi. Nyamara mfite icyo nkugaya, kuko ukundira urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi, akigisha imbata zanjye, akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano. Icyakora namuhaye uburyo bwo kwihana, ariko ntiyashaka kwihana ubusambanyi bwe. Dore nzamugusha ku buriri, mutezane amakuba menshi n'abasambane be nibatihana imirimo yabo mibi, kandi n'abana be nzabicisha urupfu. Amatorero yose amenye yuko ari jye urondora ubwenge n'imitima, kandi ko nzitura umuntu wese wo muri mwe ibikwiriye ibyo yakoze. Ariko mwebwe mwese abasigaye b'i Tuwatira badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo babandi bita ubwiru, ari bwo bwiru bwa Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite kugeza aho nzazira. Amen. Reka mbasabe dusenge kubw'iri jambo. Imana nziza, Imana turagushimiye, tugushimiye ineza n'urukundo rwawe, tugushimiye Uwiteka kubw'ijambo duhaye. Ndakwinginze mbere ya byose ngo nubanze utweze, kandi ubwo twegereye ku meza yawe yera, ameza matagatifu, ndakwinginze ngo tuhegere natwe twejejwe, twezwe n'amaraso y'umwami Yesu, kandi twezwe n'ijambo ryawe, kuko ijambo ariko kuri. Ndagushimiye rero yuko uduhaye umwanya kugira ngo tugire icyo twongera kumva ndetse n'icyo twongera kwiga. Ahari niba kiri mu ngeso zacu tubashe kugihindura, kandi nimba kiri mu bacu nacyo tubashe kugihindura. Urakoze rero, icyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe. Uduha amatwi yo kumva ndetse no kumvira, mu izina ryera rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Bakunzi ba Many Gadizi Ministry, hano tuhasomye amagambo akomeye. Ni amagambo arakomeye, niko nabivuga, kuko ni ahantu hatubwiye ngo bwa mbere ukiyasoma wumva ari amagambo aryoshye, kuko Yesu yavuze ngo nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe, kwizera kwawe, kwihangana kwawe, gusenga kwawe, ibyo bintu byose ukora, iyo mirimo myiza yose ukora, Yesu arakubwira ngo nzi imirimo yawe, kandi nzi neza ko imirimo yawe yo hanyuma irimo kurusha ubwinshi imirimo yawe yo hambere. Imana ishimwe, ni wowe wakijijwe ukava mu byaha. Imirimo yawe urimo urakora ubu ngubu nyuma y'uko uvuye mu byaha, Yesu aguhaye impumuro y'ijambo rikubwiye ngo nzi imirimo yawe. Imirimo uri gukora umwami Yesu arayizi, ariko kandi akongera akagarukira uyu muntu utarava mu byaha, uyu muntu utarakizwa. Niho navuze ngo ni amagambo akomeye kandi ateye ubwoba. Nahangaha yavuze ngo namuhaye uburyo bwinshi bwo kwihana uwo mugore Yezebeli. Inkuru za Yezebeli murazizi ko yari umugore wa Ahabu, kandi uwo mugore Bibiliya ntabwo imuvugaho ibyiza. Uyu mugore yari umugore ugira ishyari, yari umugore ukora ibintu bibi. Niyo mpamvu n'aha ngaha batubwiye ngo wemere urya muhanuzikazi Yezebeli wiyita umuhanuzikazi. Yezebeli uyu nguyu, cyangwa se n'umuntu wese uri muri uyu mwuka wa Yezebeli, ni umuntu ushobora kwishushanya, ni umuntu ushobora kwigaragaza uko atari, akabeshya abantu, ariko ibikorwa bye bigahabanya, cyangwa se icyo umutima we uvuga kigahabana kure cyane n'icyo akanwa ke gashobora kwatura. Uyu muntu rero ngo ufite uyu mwuka wa Yezebeli, cyangwa se uyu muntu ushobora kugaragaza inyuma ko ari mwiza, ari umwana mwiza, ariko mo imbere mu mutima nta cyiza yifuriza abandi. kandi ijambo ry'Imana cyane ryapointinze cyane ku cyaha cy'ubusambanyi, akigaragaza nk'umumarayika mu bandi, ariko mu by'ukuri ngo agusha benshi muri iki gikorwa cy'ubusambanyi. Yesu aravuze ngo naguhaye imiburo myinshi, ndetse naguhaye umwanya n'uburyo bwinshi bwo kwihana, ngo ariko nutihana
ngo nzaguteza uburwayi bukomeye, ngo dore nzamugusha ku buriri mutezanye amakuba menshi n'abasambane be. Amakuba yazamo uburwayi, amakuba yazamo ibintu byinshi bitandukanye. Rero nimba uzi neza yuko uri uyu muntu wagiraga kwiyoberanya, ukaba uzi neza yuko hari ukuntu wiyereka abantu ariko mu by'ukuri mu mutima wawe hari uwundi muntu urimo, wumve ko iri jambo ni iryawe. Yesu aragukangurira kongera kwihana, ndetse ngo n'abo basambane bawe, abo bantu bose ugusha muri icyo cyaha bari abantu b'Imana, rimwe na rimwe bari bakijijwe ariko urabagusha usambana nabo. Birashoboka ko baba bari n'abantu badakijijwe ariko aho kuberera imbuto nziza ngo ubigishe agakiza, ahubwo warabagushije ubashyira mu busambanyi. Yesu arakubwiye ngo nutihana nzaguteza amakuba hamwe n'abo basambane bawe. Ngo kandi yavuze amagambo akomeye avuga ngo n'abana be nzabicisha urupfu, kugira ngo amatorero yose amenye yuko ari njye urondora ubwenge n'imitima. Uwiteka Imana kandi ndetse umwami wacu Yesu Kristo niwe urondora imitima yacu, akamenya icyo twibwira ndetse akamenya n'ibyo dutekereza tutarabitekereza. Ngo kandi nzitura umuntu wese wo muri mwe ibikwiriye ibyo yakoze. Urahirwa rero nimba uri muri bariya bo ku murongo wa mbere bari gukora ibyiza, kandi umwami Yesu akaba ashima ko imirimo yawe yo hanyuma iri kuruta ubwinshi yo hambere. Urahirwa kuko azakwitura bikwiriye ibyo wakoze. Ariko kandi nimba wari uri muri aba ngaba bakiri mu busambanyi, ukiyoberanya mu bantu, ukigira umumarayika, ariko mu by'ukuri iki cyaha waranze kukivamo, kandi si rimwe si kabiri Yesu yakubwiye kwihana ariko kirakunanira. Wumve yuko Yesu akubwira ngo ninjye ugera imitima, nkamenya iby'ubwenge bw'abantu bitekereza ndetse n'imitima yabo, nutihana nzaza vuba. Rero ku murongo wa 24 niho hatubwiye ngo ariko mwebwe abasigaye badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo babandi bita ubwiru, aribwo bwiru bwa Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukagezaho nzazira. Amen. Mwebwe mutazi iby'ubwo bwiru, mwebwe mudafite ibindi bintu mwisigarije mu mitima yanyu, mudafite ibindi bintu muri kugenderamo muhishe, mwumve ko Yesu arababwiye ngo nimukomeze ibyo mufite. Komeza agakiza wafashe, komeza ijambo ry'Imana wigishijwe kugeza igihe Yesu azazira, kuko naza azaza azanye ingororano, niko Bibiliya itubwira, azaza aje guhana ndetse no guhemba. Na Yesu arakubwiye ngo nta wundi mutwaro nkwikoreza, ahubwo komeza ibyo ufite. Komeza ukore imirimo myiza, komeza ukore imirimo yo gukiranuka, komeza utegereze umwami wawe, azaza kandi naza azaza azanye ingororano. Ndabakunda rero, iri ni ryo jambo Umwuka w'Imana ashimye ko tuganira kuri Women Gardens Ministry. Ni ukuri Imana ibaha umugisha kuba mwabanye nanjye muri iri jambo, kandi mwumve ko uyu murimo nyine ni uwacu, turawufatanyije. Ni umurimo wo gutega amatwi kugira ngo dukure no mu buryo bw'umwuka, ndetse kandi umuntu wacu w'imbere yongere kugira imbaraga, kuko iyo turi gusoma ijambo ry'Imana tuba turi kurya ku byo kurya by'umwuka. Rero iyo turigenda kure tuba turushaho gusondesha umuntu wacu w'imbere. Imana ibaha umugisha rero, mukomeze murebe ibiganiro ku Women Gardens Ministry, kandi mukomeze mubisharinge bagenzi banyu. Imana ibaha umugisha. Nshimira abantu mwese mukora share, mwumve yuko byankoze ku mutima, ariko cyane cyane si ku bwanjye, ni ku bwa data ndetse no ku bw'ivugabutumwa. Imana ibaha umugisha ko mwafatanyije nanjye uyu murimo. Ndabakunda rero, tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Bye bye.